reka nkwifurize rero kugubwa neza utameze neza, reka nkubwire ko Imana ari ishobora byose kandi ari ishobora gukemura byose twebwe tutabasha gukemura, kandi nibasha kubona ibyo twebwe tutabasha kubona. Reka nkubwire ko ushobora kuza kumera neza mu kanya, niba ubu ngubu bumva ko mu mubiri hari bitagenda neza bishobora kuza guhinduka, business niba zitagenda neza mu kandi kanya bishobora guhinduka. Buri uko tubibona muri aka kanya siko mu kandi kanya bigenda. Ibyo ni ibintu muzi cyane bakunze rero ba Greta TV. Reka nongere kubabwira ko uyu munsi turi kumwe noneho n'umusore hano, muramubona ko ari umusore uyaga cyane, ameze neza cyane, ku gikara cye cyiza kimeze neza. Uyu rero ngira ngo wenda araza kubibwira kurushaho, ariko mbanze mbamara amatsiko mbabwire ko uyu ni umusore umwe mu bakora, niba waratashye ubukwe ukarya gato cyangwa se keke imeze neza cyane, ukaba warabashije kuyikoraho rwose ukumva guyayo, uyu ni umwe mu basore batunganya amagato cyangwa se amakeke ameze neza, ufitemo uburambe umaze igihe kinini. Rero ubwo mbateye amatsiko, reka dutangire tumwakire noneho kuri kamera zacu, no tubashe kurushaho kumenya byinshi, tubashe kurushaho gusobanurwa byinshi bijyanye n'amagato cyangwa se n'amakeke akorwa cyangwa se tukunda kubona mu biro bigiye bitandukanye. Ikaze rero kuri Greta TV, utangire tubibwira abadukurikiye barushaho gusobanukirwa, bamenye uri muntu ki, urinde. Mu buzima busanzwe nitwa Tuyishime Valens, ndi umunyarwanda, ntuye i Kigali ariko siho mvuka, nkaba narahaje mu rwego rw'akazi. Valens, nakomojeho cyane, sinzi impamvu ugatitira utagasizeho cyangwa se utabikomojeho ku bintu bijyanye na keke. Ubu ngubu tese yayo buri hejuru cyane, ubu nta muntu ushobora gutuburira kubwire ngo iyi keke ni nziza, cyangwa se ukoreshe keke usange, mbese wowe ubasha no kubitandukanya. Sometimes twebwe tushobora kuba tubona keke atandukanye, ariko ntabwo tubasha kumenya bitandukana gute, cyangwa se tese zazo ube wabasha kumenya iyi ngiyi ni nziza, twe tubyumvira ku isukari tu. Urebye keke ziri ingeri nyinshi, ariko teste iba iya keke bitewe na flavor ushaka. Nk'urugero, hari flavor ziri vanilla, hari flavor ziri izindi gutyo nyine, vanilla flavor, chocolate flavor n'utundi. Ndagerageza ngende mbihina kuko sinabivuga ahamara igihe kinini. Urebye zibamo amatitire menshi, benshi bazi iza anniversaire, abandi bazi zo kwirira mu rugo, abandi bazi wedding cake, abandi n'ahandi. Ni buri ceremony iyo ariyo yose ishobora kugira keke. Aha, murumva yuko rero ni byinshi tugiye kuzagurukaho, ni byinshi turaza gusobanukirwa, kugira ngo niba uri umukunzi wa keke rwose igira hino uraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye, kandi uraza kurushaho kubikunda, kugeza nubwo tuzanamusura n'ahakora, tukabasha kuba twareba ese bikorwa gute, bigenda gute. Bateye amatsiko nako mbibiye nawe kari muri gahunda. Reka twikomereze. Valens rero, ibi bintu ushaka ubimazemo igihe kingana iki? Urebye nabitangiye 2015. Ndabitangira narabikundaga, nanjye ubwanjye narabikundaga, ariko nkabona ni ibintu nanjye biri kuri level ntazabimenyamo. Ariko iyo ikintu gikunda, keep trying equals perfect, practice perfect. Rero byaje kugeraho bukenya, yenda ngira amatsiko, yaba kuri interinete, yaba mu bwonko bwanjye, uburyo mbitekereza, nshaka guhimba gashya, nkashaka kugenda nakurajinga ubumenyi bwanjye, nza gushiduka nanjye ubwanjye nigezaho buri keke iyo ariyo yose ndi capable yo kuba nayikora. Urumva yuko imyaka 10 na experience itari hasi, mu rwego navuga ko ni iki, iyo umaze imyaka 10 mu kintu, ubu maje kugira experience iri hejuru cyane, hahandi wabyigisha, hahandi ubu maje kuba warahuye n'ibintu bigiye bitandukanye, amakeke agiye atandukanye, amakomanda agiye anyuranye wagiye wakira, ni ibintu navuga ko ubu maje kugiramo experience cyane. Ese iyo myaka 10 ni ahantu hamwe wakoreye, cyangwa wagiye ukora ahantu hagiye hatandukanye ku buryo n'utura experience zigiye zitandukanye? Ukurikije ntago ari hamwe honyine, n'ubu hari company zigera muri 2 nkorera, bizindi ni ku ruhande turagukeneye, naba mfite free time nkagenda
nkabikora nk'akazi, ariko aho nitwa hari navuga ngo wenda niho ndi attracte ni ahantu habiri. Kakanya kubwo kwanga abakire rimwe iyo babaye benshi akazi karapfa. Rero ubu ngubu nkorera kampani ebyiri. urumva yuko kuba wakoramo ugakora ahandi byanze bikunze hari ikintu burusha abandimo. Hari ikintu kuba wakora hamwe ugakora ahandi, hari ikintu baba bavuga ati uyu muntu kuri iki kintu turamwemera cyangwa se afite experience kuri iki kintu. Ese mu makeke yose agiye atandukanye, wenda sinzi niba twavuga ngo tuyarondore tuyarangize, ahubwo weho ni nk'iyihe ushobora kuvuga ati iyi ngiyi niyo niyaminiyaho cyane, ahangaha iyo ndahaho ndi umwami, aha niho sinzi nyine ku buryo ushobora kuba n'indi kampani nawe cyangwa se n'uruganda naho ushobora guhamagara ukavuga ati dufite abakozi benshi ariko kuri iki kintu mujye mukekera Valens, niwe ubishoboye ibi bintu abandi mwigireyo. Ikintu namaze kubona kuri dekorasiyo ni ikintu gisaba ibitekerezo, ni n'ikintu gisaba materiyeri. Iyo zihari buriya ni ubugeni, ni art. Nk'urugero hari keke y'imodoka gushushanya, hari keke yo kuyikora mu modoka, noneho hari keke ya Bibiliya, keke ya princess y'abana, keke y'iki gitari, piano, ibyo byose, amabaro n'ikibuga ugashushanya, ibyo byose urebye keke ni ubugeni icyo ari cyo cyose wowe wagishyiraho. Swate image runaka wayishyiraho, niba ari ibyatsi wabishyiraho, ubwo ikaba keke y'iki ikoze mu kibuga. Niba ari Bibiliya wayikora, umuntu akajya abona ari Bibiliya ariko ikaza ari keke. Urebye rero biba bisaba, ni ibintu bisaba kuba ufite mu mutwe utekereza. Iyo uri droge ntibyaba, kuko bisaba ibitekerezo byagutse, kandi wowe ubwawe bikagusaba kuba ari cya kintu ujya gukora watekerejeho, ntabwo ari runaka ukaba wanagiteguye n'ibikoresho bifite. Valens, twihuse, bisaba iki kuba ese hari umuntu ahangahe ushobora kuba akunda kurya keke, ariko noneho nubwo akunda keke ntabwo afizi kuyikora, cyangwa se ashobora kuba abona ari ibintu bihambaye cyane, ashobora kuba abona ari ibintu bitari ibye, azajya azibona cyangwa se akazibona kuko yaziguze cyangwa se aziriye muri semu runaka, ariko nko mu rugo kuyitegurira ukaba wasanga ni ikintu wenda atashobora kuba kumva ko we yabikora, cyangwa se yanabigerageza. Gukora keke ni ibintu birarushya, bisaba kuba ari ibintu wize bihambaye, se bisaba iki? Ukurikije keke muri makeya hari ibiba bigomba kugira ngo ibe keke, nk'uko inzoga nayo hari iki bigomba kugira ngo ibe inzoga. Urebye hari materiyeri, first of all hakaza na capital y'ibikoresho runaka ushobora gushora. Hari aho kuyokereza, hari ayo kuyivangira, hari aho kuyisigira, hari n'ibyo uri buyisige, hari aho uri bumare kuyisiga uyishyire, kuko urebye akenshi birimo amagi bigomba kuba ikipinze ahantu hari ubukonje buri buyifashe kuba yaba fresh cake, ukuntu iri bube yamera neza. Creme zimwe na zimwe hari ziba ziri hard creme, hari ziba ziri soft creme zikoze mu mavuta. Urebye rero biba bisaba ngo ijye muri firigo, kuko urabizi birimo amagi, irimo izindi ingredient, ntago yaba hanze byibuza hejuru y'amasaha arenga 5 ngo ibe ikiri fresh cake. Ese akabazo k'amatsiko ni ukuvuga keke zanyu kuriye, hari keke anniversary, hari keke ya udushaka gukoresha mu rugo bisanzwe, hari ya wedding. Ese ayo makeke yose bitandukanira hehe? Ni gute umuntu ashobora kubitandukanya? Ese biriya bintu musigaho, hari biriya biba bisizeho inyuma, ariko imbere mba numva ari keke, niyo uziriye uba wumva byose ni keke, ariko noneho biriya wenda bisizeho ntekereza nibyo bizitandukanya, cyangwa n'imbere bizikoze biba ibintu bitandukanye? Biba bitandukanye cyane cyane. Nk'urugero naguha,
hari iyo bita egiresi keke. Nk'uko tubivuga hari keke nanone idasaba iki amagi. Tuvuge urugero nk'abantu bagira allergie ku magi. Hari n'izindi keke biterwa na komande nyine ya buri muntu, ariko buri muntu n'ibintu bimutera allergie, buri muntu wese agira keke. Tuvuge nk'urugero abahinde ntibarya amagi, ariko abahinde bashobora kuvuga ngo nta magi shakamo nta n'amata nshakamo. Iyo keke iragerageza ikaboneka, igakunda se ikaza nefite teste nk'izi zisanzwe. Ukurikije ishobora kuzana teste wenda y'ibindi bisanzwe, ingredient zindi washyizemo, ariko wenda ntiwashakamo ya teste y'amagi kuko ntayagiyemo, ntiwashakamo teste y'amata kuko ntayagiyemo, ariko iba ari keke ku buryo buri mukiriya uwo ari we wese iyo akeneye agomba kuyibona kandi akayibona ku giciro kimunyuze, anishimiye ibyo arimo arya. Ese ubwo ikintu kigira keke, urumva ko tubonye ko hari ibishobora kuvamo, nshobora kuba nibwira ko wenda yitwa keke kuko ngewe nzi izirimo amagi, cyangwa se nkaba nyita keke kuko nzi izirimo amata, ariko nyirizina ikirenze kuba harimo ikirenze kuba n'undi ari farini. Ikintu gituma yitwa keke igatandukana n'umugati nyirizina, tutitaye ku bindi byose biba birimo, ni iki nyirizina umuntu ashobora kuvuga ngo iyi ni nka fondasiyo itandukana n'umugati kuri ubu buryo ko byose tuzi ko bikozwe mu mafarini? Gusa urebye wenda reka mpere kuri icyo cyo kuvuga ngo keke itandukana n'umugati. Umugati ukorwa mu ipati, aho ufata ifarini ukamenamo izindi ingredient, ukamenamo umusemburo, ukamenamo uri buze kuwufasha kuba improving kugira ngo ubone uburyo ujya hehe mu ifuru. Aho keke yo ni mixing, uramixinga bikaba ibikoma bitewe na ingredient washyizemo, ibyo bikoma ukabishyira ahantu bikaza guhinduka ikintu kiri somehow sponge, ukuntu cyoroshye kandi kiribwa. Aho umugati ni ikintu cyoroshye ariko cyabanje kiri pat, ukuntu gikomeye kiri buze gusaba no gushyira iminota runaka ahantu hari dogere Celsius runaka, kugira ngo gifate iminota hafi 50 kugira ngo kibone uburyo kibyimba. Ese buriya keke ntabwo wayibyimbisha? Keke ibyimbira mu ifuru, ntabwo ibyimbira hanze. Ntabwo ijyamo umusemburo? Yo ijyamo umusemburo, ariko n'imisemburo ibitandukanye, kuko keke igira umusemburo bita kensafi, iriya capa mandazi, aho umugati ugira umusemburo bita pakimaya cyangwa eruvire. Urumva ibyinshi biratandukanye, byose ni imigati, twabifata ko ari muri kategori y'imigati, ariko iyo migati nayo iratandukanye, haba teste bitandukanye, haba flavor ziri bujyemo ziba zitandukanye, haba na ingredient zijyamo ziba ritandukanye. Cyane cyane keke yo itwara ingredient nyinshi kurenza umugati, ni nayo mpamvu nayihenda kurenza umugati. Okay, bakunzi rero ba Greater TV 2, muri kumva ko ni byinshi umusore aduhishiye byinshi bishoboka cyane. Rero dusoza watubwiye ese ni wabikora kwabye cyane ibintu ushobora kuza umuntu ukaba wamwigisha akareba akabimenya? Gusa nyine ni ibintu bifata just igihe kitari gito, kuko buri kantu ariko kose, tuvuge nk'urugero niba ari kuyivanga, kuyitegura, kuyisiga, ni ibintu bisaba isomo etape par etape. Rero ntabwo ari ibintu, hari abo bazi kuzotsa ariko batazi kuzisiga. Ku muntu ufata vuba byamutwara nk'igihe kingana n'icyo ugereranyije? Urebye mu makampani nagiye mfatamo ikiraka cyo kwigisha, urebye bifata amezi minimum amezi 6. Kuba umuntu ari ready ni amezi 6. Kuba umuntu ari capable yo kuba yakora keke, aho decoration zo sometime ni ibintu byizana bikurikije uburyo agenda ba developed mu mutwe. Okay, urakoze cyane. Noneho umuntu akeneye kuba wenda wamwigisha cyangwa se mwamutunganyiriza keke yaba y'ibirori runaka,
ni ibintu yababona gute, ese byagenda gute kugira ngo byibura abe yabagana. Murumva ko bakunzi ba Greater TV2 uyu musore dufishe byinshi tuzajyana n'igihe tumusure tugenda hakorera tubashe kurushaho kumenya byinshi, cyangwa se nimunashima ko yaza akabikorera kuri kamera akabigisha nabyo mutwandike muri comment mutubwire ibyo mudusaba n'ibyo tubakorera. Turi hano kubera mwebwe, ibyo muzamudusaba rero nibyo natwe turi ready kujya tubakorera, kuko nimwe dukorera, nimwe bantu bacu, cyane cyane mwe mwakoze subscribe, nimwe bantu bacu cyane bimbere cyane aho. Urebye ngiye nasoza mvuga ngo uwankenera yambona, nimero yanjye niba byaba byiza nayivuga. Okay, wabaha nimero nta kibazo, cyangwa se muri social media runaka umunyuzaho ibikorwa byanyu kugira ngo tubashe kuba tubashe kugira ngo abashima ibyo mukora, cyangwa se abantu bifuza kuba bakwiga cyangwa se babayoboka kugira ngo bababona byose. Urebye nimero yanjye isanzwe ya WhatsApp ushaka wanayimpamagaraho ni 078 60 26 575. Ahandi washaka location yansanga muri TD1000 ampamagaye nahita muyobora. Nkorera muri company bita Sweet Kigali ku Ruyenzi, nkakorera ahantu bita muri Hotel Kiris, ariko ni company. Okay, Valens urakoze cyane ariko ubutaha tugukeneye ndumva bwo contact zirahari twakubona naho ukora deja harumvikana, tuzabasura naho mukorera kugira ngo tubashe kureba uko bimeze, cyangwa se tubashe kugira ngo mutwereke bikorwa guteza ingredients zose mashyira muri keke tubashe kuzibona, kugira ngo turusheho kujya duha abakunzi bacu cyangwa se abadukurikira kuri Greater TV2 ibintu byiza kandi ibintu bifutse byuzuye kabisa. Turabakunda cyane rero, ciao bye bye. Bye bye, nanjye ndabakunda.